kibazo oya naba wari ariko kuri gate ntabwo hakinze yego nta kibazo sawa Ntabwo nakubeshya. Umuriza gahunda yawe. Nikomeze ubundi. Amakuru kiza. Nimeza. Meze bon. Nta kibazo. Mwana usigaye ufite akazisha. Ariko nukuri Imana ishimye pe. Kera kazi nakabonye nk'ababonye. Naragusengeye. Ubu nta muntu n'umwe kuri nose. Ndasengera ngo reke gusubizwa. Warakoze pe. Abuza. Ngo warasenze. Umushahara wa mbere rero twumvikana. Umushahara wa mbere sinzana tuzawujyana. Ariko wose nta n'ijana rivuyeho. Nugira ikibazo. Tuzawugushira. Rego mbanye ngumbi. Gute se? Mbanye ngumbi pe. Ubundi iyo umuntu asoje ishuri akahita abona akazi. Umusista. Kiba gisigaye ubwo ndaza kuguha assist wayize. None se umuntu utumwona ibyo katumeka. Cyameze neza. Nako mu ruvange mu kanwa. Gute se? Biri hagati na hagati. Karabiri iki? Girlfriend wanjye yarambabaje mu se iyo gukoze iki? ariko byibuza muri no minsi yambabaje ndi kwishimira uburyo kiri kuncurutsa. Erega n'ubundi rega subizi simbizi kishami cyara akana ndakuruta oya sibyo by'ubwana hari icyo bitwaye akana sha akana rega nta nubwo tugomba kungana. Ndakwibuka ejo bundi wiga segonderi ndi mu kazi none cyekora nda aho ushyireho ibisuko arakuze niko yono nahita mbona usubije kakana kireye wakongera ukabakana neza ariko nyine ugomba kumera neza ndahari nta kibazo ugomba kugira ntabwo se ubu kari muri weekend uratawe ubu nutazi ndongera nkababa nase si muri weekend ntanarara ariko wapi ndabanza nsabimwe mu burenganzira se mama wawe ntabwo yakubuza maze mbega ibyo mama wawe yabijyamo kandi mbese ubu narimubwira ko nagukinisha erega uri mukuru ariko wanarara umwana ubari mwagisika nyine ariko nta n'icyo bitwaye none se ubizi nyine ko ese umuntu waramenyereye basi utangiye kumenyera ewe umva ngomba kumenyera nta bindi ukuntu ugiye kumfotora ngo kamere neza ko baye umukara cyane nagiza nawe ngifata kamera ntabwo se ko ndashyize muri snap zanyu ngenda bibasha mwana snap se siyo ibigaragaza abantu neza ubundi nta musoro wo kujya muri snap rero ugiye guteka ngiye kujya ku biryo watetse urabizi guteka njyewe ubundi ndi chef uvuga chef ni chef w'abashefu bose ubundi umukozi wanjye namuhaye konji
nabwo nijye ugiye kuba umukozi rero ngeze umukozi kumufasha umufasha ayo mahirwe se nayabona yego bagiye kukubera umukuyikwe wenda ibintu by'umufasha bafite none se niba uri kumufasha umufasha ni umuntu nyine ugufasha ibintu byakumanira ibyo ngibyo bifite ba nyirabyo turafashanya bandese Client acceptance procedure. Ahanyine ni hamwe company proposal auditor kujya kuyauditinga. Ubwo client hano ni company then ubwo auditor in case of a new audit, the auditor needs to examine the background information of the client. Nyine hano muri ugiye gukora audit muri company bwa mbere uri mu auditor uba ugomba kubanza kumenya background information y'iyo company. Nyine izo information uzibona by obtaining and examining the memorandum and article of association, partnership deed, etc. Nyine ugomba guca mu madokima ya company yose kugira ngo umenye amakuru ya company. Then going through the prospectus, nini document ya company, then examining the previous year audit report. Ugomba gufata audit report y'umwaka ushize ukaza nayo ukayisoma ukareba ukuntu byari bimeze, sibyo? Now getting and analyzing the previous year financial statement and other relevant report. Naho urumva ko ari kugenda muri make wita ku bintu by'imyaka yashize kugira ngo umenye amakuru nyene inguni zose za company. Then examining the strength and weaknesses of the internal control system. Hano abagomba kumenya strength and the weakness of hano internal control system no kuvuga imikorere ya company mwimbere ukuntu company ikora mwimbere. Ubwo nyine abagomba kureba strength zayo na weakness. Kuko purpose za audit haba harimo no kugira inama abantu bakoramo imbere nko muri ntuza mu department ya accounting na za finance. Then audit planning need to give. Audit planning, what the definition of audit plan is a detailed schedule of activities to be conducted in an audit and specifying the resources needed. Hano audit plan ni nka schedule y'ibikorwa bazokora urumva na resources zizoba zikenewe kugira ngo ibyo bikorwa byose bikorwe ku murongo. Hama audit planning tugiye kureba ikintu audit planning nyene ifasha umu audit. Then audit planning rero ibintu ifasha umu audit imufasha ku directinga no controllinga the audit work. Ubwo nyine urumva adafite plan ni hamwe usanga akazi yakavangavanze byari gukora uyu munsi akakora undi munsi ariko bimufasha ku directinga no controlla. Iki kibazo turagera ku kamaro yinda ifasha umu auditor ntabwo nyine ubundi audit planning nyine ndakunesobanukiye nyine neza niwasobanura audit plan ni schedule ubwo si nka timetable ni schedule ya activity ni schedule y'ibintu byose bizokorwa muri audit. Nyine dufate nyine control zose zizogenda zikorwa nimba uvuze uyu munsi tuzakora gutya dukore bino nyine n'ikintu cyose bizokenera dufate niba zofasha nimba bizosaba nk'abantu bamufasha akamenya ngo uyu munsi hazokora ejo hazokora nyine agakora schedule y'akazi kose ukuntu kazokorwa paka birangiye. Iyo niyo audit plan. Ubwo rero si wabyumvise kandi ukomeze ku kamaro ka audit plan bakanayivuze ku directinga no controller audit work. Hama plan the means of achieving audit objectives. Bimufasha guplaninga uburyo azogera ku ntego ziwe ziyo audit. Hama complete the audit work in time for annual
general meeting ubundi urabizi ko audit report ikoreshwa mu nama ya nyuma isoza umwaka. igihe twagereye hano waduhamagaye huti ngo tuze utubwire none wakomeje kurira kandi no kuri fone warira bose dukora iki ngo utubwire uribuka ahantu naturutse uribuka ko wampamagaye nkava imusingi nkagera hano uti ngo nze utubwire ikibazo ufite na none watubwiye kuko niki cyabaye habaye iki mwanditse nakomeza nkarira ko wenda yibwo umutima wanjye waruhuka ko wabona ariyo nshuro ya nyuma mwambona nongeye kurira tuvuze ngo iki hani ugiye gupfa uri kiri kuvuga amagambo akomeye ngayo tubwire wabaye iki basi kamuzanira amazi umwe ubundi utubwire ari watubwire tukwinginga mutubwire basi wajyana kuva twazi uri kuri fone uduhamagara ngo ufite ikibazo ngo kugeza na none kirashoboka basi basi uratuje shungire nawe ku ruhande ufite ikihe kibazo Senti nawe Teta murabizi neza nababwiye umuryango mvukamo turawuzi rwose byagenze bite murabizi nababwiye ubugenge kuza kwiga muri universite byari imbere murabizi uko nababwiye mama wanjye yambwiye amagambo yose yambwiye narayababwiye nese ni mama ni papa byagenze bite umuntu uri kuvuga nta n'ikintu turi arihangane tubwire basiporo sibyo sheri ari byagenze gute uratuzi murabizi kababwire hari nijoro ni na wa mungu twakundanaga turanywa turasinda turangije nyine dukora imibonano idakingiye ari ntumbwire ko ibimenyetso ari byo ari uratwite oya ari nimba tubwiye ko ibintu turi gukeka atari byo kubera ko waba udutengushye sheri basi ndeba mu maso ibintu uri gukeka ari bimeze bite uratwite cyangwa ntabwo utwite ibintu mukeka nibyo ndatwite okay basi rekera kurira igisubizo ndakibonye n'ubundi twite utatwite ariko niba utwite n'ubundi yo ndigomba kuvamo wakigute basi ntabwo tukibana na Teta byaratworoheraga gufashanya urabizi ko abimusanze kandi njye ntabwo twabana uzi ko uyu mugoroba mba mfite umugabo ndi burazi rero urumva ko bitakunda naho yirwa aza hariya n'ibihumbi urumva ko amafaranga menshi yo ndara bigomba kuvamo ikibazo kubikuramo amafaranga dufite ni makeya ku buryo nawe bitamugiraho ingaruka ariko turayashaka gushaka amafaranga tugaterateranya tukareba ko iyo nda yava basi rekera nta aho kindi ngaho cyemezo sibyo ntabwo nakuramo inda yanjye ntabwo nakuramo inda ya Jacques umwana wanjye na Jacques ntabwo namwica niyo mbuto yanjye nawe hama
complete the audit work in time for the annual general meeting. Muri make abikorera kugira ngo general meeting zigere audit yarasoje no gukora report. Hama concentrate on key areas sensitive one. Hana agomba concentrate ku ma areas nyine ari sensitive cyane muri company. Ndabona tugiye kujya kuri ndi topic ahubwo ese bitewe uvuye ahantu ku mazi nese ko nazo turi kwigaragaza nyine na France n'abandi bose Imana byemeye ko wabraye nese uvuye uri kurategereza ibiki Paula tubwire kandi nabonye kuba kare harimo kuturisha reka shavuga ubu usigaye ugira amahugurire shambariza shani Burundi nda mwana wese urumva nakanga kubikubwira nyine bimeze gute byandenze ibaze ariko uretse ukuntu nkunda kwiga umve nyine ibintu byatumye ndangara nkafurahira kwiga byo reka nkukunda nafunge amashuri nabyo turimo turiga hano banza tubwire ni iki bikugoye tumenye ibyo ari byo basubuke n'umutima tunabubwira inama reka turi inshuti zawe reka mbubwire n'undi nta wundi muntu nawe nabwira bino bintu pe ni inshuti zonyine mfite cyane n'ibya bindi byawe byo mu rugo nawe umuntu uri kureba uvuga ibya Mary ibyo byo rwose ubyirengagiza ntawe uhari ntawe mbese ubwo noneho ni iki kindi kigucanze mbere shamva mbere noneho ntabwo amaze ukunanira nyine asigaye ari umwana mwiza niyo tuvugana kuri koro wanga nta kibazo pe nta kintu na kimwe ndi kumushinza ntabwo mva kuba mbabaye gutya kuba ameze gutya mbaza telefone nayo zirakonsitireza nta ruhare abifitemo pe nkaba ndi kwibaza rero ngo ni bw'iki kintu gitumye ameze gutyo mva ibi byose ni ibyerekeranye na boyfriend wanjye byose se atari kari agashinze mu kantine kantine muhemba se cyangwa yabaye umwana mu rugo umuntu bicanganye kantine umukozi wo mu rugo na sheri wawe byagenze gute ukabanza nkubwira uzi ko niza ashobora kuvanga ibintu ugasiga nta gahunda wari ufite none se bizana umutwe w'inyongera ibibazo none nta joke zihari pe kumva reka mubwire ukuntu byagenze namwe muhita mwumva yuko mani kari agakobwa nawe ari wowe ntabwo nzi n'imikino wagakorera uzi ko nyine last time Dave yaje kudusura urumva ibintu bisanzwe tuba yarambwiye ngo azaza kumusura nyuma bya bindi nyine ariko birangira aje n'ubu turaganira ndabwake dusoje nyine ndamwerekeza kumbe hanze ntabwo muzi byari birimo kuhabera Eliyamu yari ahari urumva yari yaje kundeba ka gakobwa nyine kamushuraho umunwa ngo urajya hehe nyine arimo kuvuga ko akunda ukuntu urabizi we na Mary gutya aba ameze ku tuntu tw'udutigiro bagira nyine ntiwatuvamo arangije rero nabyo abizana kuri Eliyamu ibyo noneho biroroshye nta nubwo bibabaje ntabwo uzi ikintu cyambabaje n'uyu munsi mwekerezaho nkumva ngiye nko kubasitinga urumva kuko imana n'undi kubitekereza umutima ukanjye wumve ko twarasohotse tugeze hanze kari agashinga amatwi uzi ko yafashe impavu yuzuye amazi yari arimo gukoropesha kuri sima na nubwo ari amazi nyine basi amazi yakoropesheje yakoresha bisa ayafatisha amena kuri ndeba dore n'amaso yanjye narababaye ndagusa umufate mana yanjye byaradenze
Mana nubwo Dave nakomeje kumwerekeza nawe nyine yahise agenda nuko byagenze Eliam nawe nyine urumva abantu bose bari bari aho twese nyine twabaye nka sinzi Eliam aragenda ikibabaje kurenza kuva icyo gihe n'umuzi Eliam ntashobora kumumagana ndamwandikira ntasubize hakorera Paula ikiri kamubwiye sibyo inshuti yanjye ibintu bisigaye bituma umutima utera ku rugero kuri urwo rwego mva mubwire sheri wanjye ufite abasitipe bagukunda kandi batageze ute nyine bari hejuru badaciriritse none umuhungu umwe Eliam yaragiye kujya mu bwonko kujya mu mutima n'uri gutuma umera gutya ku buryo utaniga aseriza hasi wari wakundaho nari kujya mbona ajya mu gatima w'umukara ikibazo usigaye afite n'ikihe none se uri muri rugo kuri Eliam nganze kukwitaba nta muhungu uri kukwandikiraho udasubiza wese ari umuntu ntabwo undi mwana afata merewe neza nakubwiye ngo simeze neza mbabajwe nubwo Eliam atari kunyandikira warangiza ukajya kunzanira Dave we nta mutima ugira wazamushyizemo n'akakuba umutima wawe bamubabajwe nuko ntamukunda nashaka kukubwira ko kandi basi babarira undi mwana arababara nta soni urimo sajyana mu bintu byose iyo niyo nama ubonye wakamereje mbabaye ako wagiye basugerageza kumubwirira rekana n'uyu muntu ndabona ibyiwe byose byabaye amafaranga amatipe ngo biki undi mwana arakubwira inkuru ya sheri we babazije kukikuntu byagenze bamenyeho amazi ukavuga ngo namureke mugira inama nzima ngingo mubwira kubwira sibyo ngenda byumva birababaje si ukumbuza abantu babiri icyarimwe nawe kuko nizeraga inshuti yanjye sheri ndagukunda ariko ntabwo ngukunda ku buryo wirirwa wiruka inyuma y'umutipe utakwitayeho hari ukwitaye ufite amafaranga ndetse ubwo no kutanyitaho cyane ni ibintu byabayeho hano rero sinzi umukobwa imyumvire asigaye afite nese ibi bintu byasi batumbabarira uceceke niba nta nama nzimufite yo kungira niba wenda udakeneye no kumfasha ngo mve muri iyi situwasiyo ndimo basi ceceka nibyo biri bumfashe ufite icyo ambwira ambwira sawa nyine ngo nakugira inama nata umve ndakubwire jewe ukuntu ndabyumva ku ruhande rwanje sibyo wowe turabirenze gute ariko umve ndakubwire nta nshuti ya Eliam muba muzima irahari ndabizi ntiyabura wowe uzuca ku nshuti ya Eliam urumva kugira ngo ubone ukuntu wongera kuvugisha Eliam ko nimuhura ni koko niyo abagukunda mukahura mukaganira ukamubwira ibintu byose uko bimeze ko atabara ubifite rega nawe ashobora kuba yaribeshya avuga noneho reba yakubonye muri iyo situwasiyo bamenyeho amazi gutyo unasohokanye n'undi muhungu ibyo urumva ntibyari bure kumubabaza wewe uzi urondera ukuntu muvugana ukuntu rero uzomugeraho uzoca ku nshuti yiwe ibahuza urumva ko ibyo bishobora gucamo ako kantu hari umushuti we witwa Cadette yumva hari ukuntu nyine twize kuba turi kumwe agahiga uzi ko ari byo nibyo ndaza kugenda urumva mubwire nyine the way ibintu bimejeho basi yamfasha uzi ko ashobora kuba yaramfashe nabi wumva wenda ndi kumwe na Dave ariko mukunzi akagira ngo ndamwari mwana bipanze bikiguze ako nimuganira ndabizi aragukunda bizokunda nzokumva ndumva inama ari iyo gusa nyine n'ibitanakunda ibyo uzareka umuntu uratanga gusengera udasusa basi nk'umuntu niba sheri nawe ndagukunda gusa niba n'ibitanakunda tuzabyihorera ese kuki wahindutse utakwitayeho sibyo ni ukuri kw'Imana ese ubizi neza ko atanyitayeho genda ugerageze gusa nyine reka twige aho kugira ngo ngume nyine mureke gushwana ndana rero ahantu hakonje pe umva gahunda niyo
sibyo shanda niyo ugenda ubikore ubundi abitse inzoca ariko ndabona amasaha y'usagiye sharagiye arakonje nta nubwo mwifubitse nta nubwo wasanga ariko bavuga ngo cyane wanze kwiga ujye wazana akageza kubera agasitasiyo kamwe kabayeho ise wumva nyine urebye ndabizi dushuge gusobanurira ubwenge bwanjye mureke dutahe rwose ndabona ibintu bitoroshe kabisa reka twigendere njye kwirira ndashonje ngo tuzaba dusubira mu byaro katumira nagera sejo gahunda ni gahunda shazi ko numva sa n'uworohewe umva worohewe bizacamo tugenda akumvise ko ariko abakobwa batuye bicu uratekereza reba dusigihizi reba amafaranga baduha noneho tekereza iyo nda ubwayo aho kugira ngo ireba kugira ngo ufate iyo nda ugirekaho amasomo tuba dufite n'ibibazo by'amageto utekereza ibyo bintu byose utekereza iwanyu bagurishije amatungo bagurishije iki kugira ngo uze kwiga none umbwire ukuntu wasubira iwanyu n'iyo nda gute koko n'aya mamodire ibyo bintu byose bifata ubusire ku mutwe wawe urumva bitagusaze twe icyo twakora numva ari ugushaka uburyo twashaka amafaranga tugaterateranya tukiyambaza inshuti n'abavandimwe ariko iyo nda ikavamo sibyo ntabwo nakwicira umwana ntabwo wakwicira umwana ntabwo nakwicira umwana Jacques naramukunda nubwo yanyekana bwose ariko njye namukunda kandi n'ubu nzakomeza mukunda aritekereza uribuka ukuntu watubwiye ubuzima bw'iwanyu watubwiye uburyo waje bakubwira bagurisha amatungo bagira uke kugira ngo uze wige yereka aho ugeze hano ku kigo reba buruse baduha imaze iki reba amafaranga wishyura inzu ugerekeho guteka kugira ute guhaha ugerekeho aya mamodire tuba dufite uratsindwa gato ukishyura noneho ngo uratwite ibyo bibazo urumva bihoza gute iyo nda ubwayo yakwiyicira nta nubwo yakwiyicira ahubwo wasazwa n'ibibazo byinshi mu mutwe wawe ari twumva aranireka kuba ikigoryi urumva ari we wa mbere ku isi cyangwa ni we wa nyuma waba ukuyemo inda waretse kubinjiji ahangaha uri ku ntenguha pe hari nawe nzi nta nubwo ari uyu nguyu uri kutunaniza sheri ibyo bibazo byose ndabizi ko mbifite amagambo mama yambwiye nza kuza kwiga ndayibuka yose nta na rimwe ariko byose ntabwo bikuyeho koromite n'ubundi rero muteke ntabwo nakuramo inda ya Jacques n'urukundo bamukunda undi muri urwo rutwe rwawe uri muzima cyangwa wabaye igicucu umuntu abimenye ndi muzima ni muzima uratekereza azasubira iwanyu n'iyo nda bitekereza uratekereza ugiye guhagarika kaminuza hejuru y'inda akanini kamwumwa nzatwita kandi n'umwana nzawubyara ntabwo nakuramo imbuto ya Jacques njyewe ndumva noneho aho bigeze uri kuntera n'iseseme mbese waduhamagariye iki ibintu byose muri kumbwira nta na kimwe ndi kumva dukora iki koko ntabwo nakwiyicira umwana kubona ubuzima tubayemo ubu ari danje kuko ubuzima turimo rwose ni hatari ngaho mbwira ubu buzima turimo abanyeshuri ba kaminuza bugerekaho inda mureka akomeza w'ikigoryi komeza w'ikigoryi ubwo nzareba uko ugenda uraritse ubutwubwira mere wawe ese meze se yo ni iki Tereza ndebe cyane kuko ushaka twumva ari sitangiye kuneza se misese ndumva ntakiri inshuti yawe maze ndumva agiye kubivamo tu
irangiro Tesa kugira anyandikiye mesaje cyangwa umugore baraza kunsura mu nzu ntabwo mperuka kumwishyura amapiri Isi yamuhaye irarangiye si nk'ibyo byose ngore ibibazo biza mu buryo nakubwiye ngo Teta ntago kiba hafi yacu noneho urabahe urabe ko nakubwiye ko Teta atakiba hafi yacu kandi yewe urabizi ko mba nifitiye umugabo ndibura kandi sinahomba ayo mafaranga baba bari bume ngo hejuru yawe wabaye igicucu ahubwo twayakoresha dukuramo iyo nda reka ubugoryi sheri reka ubugoryi kwanza randirode wanyu ndanamuzi inama rero icyo ngicyo ndakeka gikemutse iyi nzu mubamo randirode wanyu niwe wanjye kandi ndamuzi agira irari sheri akunda sex cyane rero wowe yumva se uri kubika urwo mutwe naza uri kunyumva akizi wifate nkaho nta cyabaye nyine ari ibintu bisanzwe asange wambaye utwenda turi sex ubundi nyine akoma soke ndamuzi ntago yakiburira sheri ahubwo inzu rero tuyibonera ubuntu uri kunyumva akose tuko ko ngiye kongera gukora sex ubwo nyuma y'ibyo nshaka reka ubwo gisheri uri kumva cyangwa ukomeze wigira agahishwa aho ngaho ubwo ufite undi ukwitayeho nitwebwe nshuti ufite hano niba ufite abandi bakwitayeho nakubwira iki nyine tu ugenda babazwa nuko ari kubyirengagiza ze n'umuryango aturukamo zasino ziteretse azirwara atumye zizamuka ahubwo nafata umwanzuro vuba nanjye no kwifubika niyo mpamvu gatoye n'amazi aba arimo ngo umuntu yashyira muri geta akinywera nukwicara aho ngaho agasanga ngo ntagakuramo inda nakubwiye ngo randirode azasanga wambaye utwenda tumeze dute uri umuntu mukuru uzere kuri kunyumva wamukundaga nase niba wamukundaga ari hehe ariko icyo gitekerezo ni inyamibwa bibaye koko ari kameze ntandi mahitamo yaba afite ndamuzi ni kameze ari buyibere mubona ahubwo keretse nigira injiji hanyuma ubundi ugenda ivemo urusuko ko nshimye Jacques naryamanye nawe mukunda njye nawe dukunda kuko ubu ngubu ugiye kuryamana na randirode kugira ngo atanze hano turi ku buzima bwawe uri kubyumva neza se ko mwaryamanye se yaguhaye iki iyo uwo mutwara gukoreye ikimbabaje nuko ari no kumwihakana nese ko ari kukwihakana yaragukundaga so tubwiye ko yakwihakanye aha ngaha turi ku kibazo cy'inzu kwanza uri kunyumva so ndi ku kibingibi byose arigiye bibaho ko ntabwo ari wowe wenyine shiri so tuvuge ko ari wowe utwaye inda mu banyeshuri bose b'iki kigo tuvuge ko mu banyeshuri bose mwiganye kaminuza ari wowe nyine ibibazo bibayeho cyangwa benshi bibabaho ahubwo nuko bazi ubwenge bw'uko bakemura ibibazo byabo ibintu byose nakora ntabwo nakwiyicira umwana Teta ni mukuru ndabizi ari gufata umwanzuro muzima sibyo twitaye ubona ejo softe classes kandi mwese twakora yo kwishyura noneho sibye kati none kinera ubwoba no gutsindwa mu diri Teta areni fata umwanzuro w'abantu bakuru azere kutari utekerezeho neza shade kuko ngiye kujya gukora imibonano mpuzabitsina kubera ikimana kurenza ko iriya nshuro yari iyanyuma koko Jacques wabishakiye arene se nta miti wazanye ngo ujye kunywa ibyo amaserivisi baguhaye kingura urugi ntabwo hakinze
Kuna kubona uri hehe se ngo mbeze amafaranga nigende ko nakerewe? Uri hehe? Nawe witegura se ko mara wicara aho ngaho byagenze bite? Meze buteba. Yego. Bose. Nyine urabona mu gihe kitari gito tumaranye amezi asaga 10. Wambere boss mwiza. N'ahandi nabona boss nkawe. None? Najya mushimire cyane by'umwihariko. Najya ngo tugende njye kugushimira. Urabizi muri nazo usara ahantu hejwe. Kunshimira? Inzu ni yawe. Najya ngo njye kugushimira. Ntabwo ari ngombwa. Kubera iki se boss? Urabizi. Mu by'ukuri n'amafaranga mfite. Singiye kukubera. Ariko nubwo nawe mfite naguteguriye surprise rwanda nkajya kuyikwereka. Ineze te. Ndabizi uri kwishimira boss. Ni hehe se? Hariya tugende njye kwakwereka. Kandi ibyari byo. Amafaranga se? Boss wowe ndabizi uri bwishimire ntugire ikibazo. bya bintu byabaye byatandukanyije Paula na Eliyamu ubu ntibakivugana ahubwo uyu munsi bapanze guhura rero ukora uko ushoboye Eliyamu nahaboneke Paula nawe arahita abona ko mutipe nta gahunda afite ubundi ahita bashwana burundu nawe ufatiriwe nibyo mba mubwira manager wanyumvise ko ubu turi saa 2:55 saa 3 zirabura iminota mike njye nakubwiye mfitanye gahunda n'umuntu kandi ntabwo nshobora kuyica rero izo nama za saa 3 tuba twiriwe mu kazi tukagiza saa 10 ariko boss gute ni gute yakica amategeko arahari yubahirizwa kampani yacu igendera ku mategeko ni gute umbwira inama ya saa 3 z'ijoro iyo nama urumva yumva oya cyangwa mumfatire imyanzuro mushaka ibindi tuzavugana naje ariko gahunda y'umunsi ntabwo nshobora kuyica n'ubu ni ku muhanda ndi gufata akamoto ngo ngende naza no gukina yego oya ahubwo ukambeguritse naza no kugenda yamubwo uko mushaka
Mva boss zana imodoka handi tutwara umurezi gira vuba Teta numve. Ada? Bite se? Umeze ute? Mva shandawe ntaribi. Nyine iyi nahageze. Nasetsa nyine ndategereje. ahubwo se mbabwire uri seriye nyine yarakubwiye ngo azaza mfa ntabwo nyine ndi burotagira ndicaye sha ndamutegereje mama zakanya ariko sinzi ko yakica igihe buriya ari buze cyane Mudasa nyine sawa reka nkomeze mutegereze ndabizi ntabwo ari bubure kuza kabisa sawa nyine iyi kandi mesi niko mpamvu reka ndi kubona umuhungu amwishe narabaha uburenganzira ashaka boss twamusinzirije bamusinzirije kameze nk'umupfusi yasinziye ubudakanguka bamusinzirije amasaha 6 okay reka tubwire vuba nayo tunshaka kwakwana iyi si phone ye boss wow sorry ndabona akazi mugakoze neza ubwo rero njye mbona umaze kohereza amafoto na SMS nayo mwereje mbona akazi karangiye ibintu byagenze neza ahubwo ndumva igisigaye ari guhamagara Tevu nkongera akazi nakarangije ubwo ibintu bigenze neza rero njye ubwo ngiguhamagara baranze ngende yazine ndi nyiri imipango kabisa kambwire boss Dev wakazi karangiye ubwo namwe byo gukora murabizi tukumvikana yes boss yego Oh my gosh. Yesu Kristo ibintu ntabwo ari byo. Yaba ari scam se? Oh no. Jesus Christ. Kanongere ndebe. Ncane neza. Anazooming. Ntabwo bishoboka ko yaba ari Eliam ari kumwe n'undi mukobwa. Neva ntabwo bikunda. Izina rya Yesu. Kambayeho noneho darabona kabereye. I really can't believe this. Sumana yanjye. Ibintu byose byose bizajya binzaho n'umuntu koko numvaga nzajya mungira ibibazo byanjye byose Yesu ndumva ngiye nko kubastinga bino bintu ntabwo nshobora kubyizera Eliam unbelievable shit nk'uyu mukobwa koko ninde abantu tugira ibibazo n'akantu keza koko kajyaga kambaho none yanjye nongeye nko gusara
ukuntu nifata muri kano kanya unanjye ngo ndicaye ndatimaje ngo ntegereje umuntu kumva ari kumwe n'undi mwana ari kumwe n'indi nshinzi na nta ese undi uyu mukobwa ndusha iki kamaze ndebe ni umukobwa koko shitanikazi yaturutse he reba ukuntu bameze shose ko nta n'agafoto mfitanye nawe kameze gutya mwana yanjye ndumva ngiye mu kwiba ntabwo bino bintu bishoboka ni ukuri nizere ko ndi mu nzozi tumwice ye ko tumwice